maze nyine igihe ntabazanira indirimbo nziza noneho aho nziye nanjye nje kuhatwika over. Reka noneho dukomereze ku ndirimbo ya Diamond yitwa Niyache cyangwa se Ndeka. Aha okay Niyache. Umuntu ubabazwa n'umukunzi we, umukunzi we akamubwira ngo ndeka, ujye umureka kuko iyo umuntu yashatse kumureka jya umureka. Okay, kuri YouTube channel yanjye nabazaniye n'izindi ndirimbo za Diamond, hari yiyanjye Goma, hariyo yakoreye nyine ngo Goma abana baho bararira kuko nyine hari intambara. Okay, genda kandi subscribe ubundi tubatwike hasi. Amahirwe n'imigisha sinzanabikwifuriza habe na gato, kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Kukureba kumforcinga bimeze nko kureba filimi ntuyishimire. Niduhura ku muhanda ujye unyura iburyo nyinshi ibumoso kugira ngo ntituzabonane. Kugira ngo ejo ntukajye umpamagara kugira ngo utazantwikira telefoni. Ntuzatume mpura nawe kugira ngo ntazagutuka. Ndeka, ndeka, ndeka. Oya nakubanze n'umutima wanjye wose. Ndeka, ndeka. Niyache by Diamond Platnumz cyangwa se Ndeka. Bakunze ntimukababaze abantu mukundana, uzarebe n'indi ndirimbo yitwa Ukimwona by Diamond isobanuye mu Kinyarwanda, wirebere kuri YouTube channel, iyo irababaje sana. Nta n'ukuntu wanyumvisha n'ibyiza byo ku gitanda mu nzozi zanjye zose. Narakwanze pe rwose n'umutima wanjye wose. Iyo nza kuba imodoka nahita nkugonga mu muhanda. Iyo nza kuba inzuki nahita nangiza isura yawe nkayirumagura. Uri sima nanjye nkaba umucanga, uri sima nanjye nkaba umucanga. Ndeka, ndeka, ndeka. Ntago nakugira inshuti yanjye. Ndeka.
yewe ntago wambereye mwiza ndeka ndeka. Nshobora kuba nakugira nabi bitewe n'ibyo wankoreye. Wangiriye nabi sana. Ubu se icyo nakugira cyose ubu nkurenganyije. Nzakudanganya kukufollow, nshaka kuba nakurasa. Okay. Nzakudanganya kukwekuli. Okay, sana subscribe ubundi urebe n'izindi. Urebe ukimwona nayo iragushimisha sana.